Yeah man, my people, muri kumwe na Olivier Olipi nk'ibisanzwe mbahaye ikaze kuri Nabayo TV Rwanda. Ndabasuhuje abari mu Rwanda, ndabasuhuje abari mu Burundi, ndabasuhuje muri Congo, ndabasuhuje ewan each and everywhere, each and everyone ku mpande zose zitandukanye. Yes, abo ngubu ndi kwita a Mr Dreams kuko Misiri imbere turakora ibintu bidasanzwe. DMS niwe turi kumwe imbere ya kamera. Wagwan my brother. Wagwan. Meze neza? Yeah, I'm good man. Umubyeyi bita Mama Rwagasabo Scovia baramubaje ngo wagwan, ahita avuga ngo wagwane ni biki? DMS. Yeah. Ngiye ndavuze ngo wagwan. Yeah. Uransubiza ngo wagwan. Undi wagwan bivuze iki? Ngiye ntago mbizi mbikoresha nk'ibintu mbumvana. Okay, ndeka mbigusobanurire mutabizi. Ube stable. Ubundi wagwan what's going on cyangwa ni kigiye gukurikiraho. Mu ruhe rurimi? Mu Cyongereza is what's going on. But I don't know wagwan ibyo ari byo abona ari imvugo muganiza hano tugenda Iyo yarisabesha abantu kuri kamera. Yeah, it's like nyama mbajije ngo wagwan naje ngakubaza ati wagwan. Yeah. Okay. Sawa, vugisha uyu muntu ari parerera arakumva. Okay. Aisa kupa ya bipaga. Okay. Okay, twikomereza DMS. Okay. Amazina nakuvuze ariko nawe bitabujije ko wakwibwira abadukurikiye. Okay, nitwa DMS niyo gisubizo nkuko yabivuze. Niyo gisubizo DMS. Ya ndi umujene man. Uri umujene man. Umujene wana. Ushima Imana. Ya ushima. Usurasenga man. Every time ya buri ko mbyutse buri ko ngiye kuryama. Yengo heruka shureni uri diwaye wanjye ewana. Arumva ari yanjye nari nshinzwe iki. Aho tujye tunatangariza abantu batagira ngo twize turi abantu baraho gusa. Ya ndabyibuka wari umucuranzi. Ya ucuranga indirimbo za 35. Ako zabaye za 500. Bazigeze za 500. N'izindi 150 kabisa mu gitabo kingana gutya. Ako ya wacurangiraga aba protestant nimba mbyibuka ufite team korera Imana indirimbo za gospel akandi iyo team nari yirimo. Of course uri vice president urabyibuka. Yeah, I know. Ariko ubundi wacitse intege waje kuguta mukimenya n'amakuru ya wasoje imbere yanjye uragenda uratwibagirwa. So ukuntu ibintu bimeze ubundi gukorera muri society iteka ari igihe habamo kuvunyishanya. Ngubu turaje dushyire hamwe n'abantu bafite gahunda urumva dukora ibintu bidasanzwe. Turabizi neza ko tugiye gukontaktinga bano bantu bafite ahantu bageze urumva bakaduha ukuboko niba nabyanga nta kuboko kuruto kw'Imana my brother, you know. Uyu munsi rero navuga ngo God is above everyone. Imana iri hejuru ya buri wese. Ushobora kwanga kuba mu kuboko uyu munsi and then Imana ukaba mu kuboko ejo kansaba ukuboko hariko iki iyaguhaye ahanundi ndabeshya vuga ku icyo kintu. Nimba Imana yarakugiriye neza ikakugira ikiguha nawe gisangiza abandi nabo bazamuke kuko nawe Imana ijya kukugirira neza hari uwo yabicishijemo. Si ubundi reka nkoze DMS ubu ngubu umusitari runaka akwamagara kugushyira kuri kamera ukagaragaza impano yawe Imana ikakublessing ukikomereza byamutwara iki? Ese byamutwara iki Imana? Byamutwara iki? Usibye umutima mubi. Usibye ibintu byaje mu bantu byamutwara iki? Hari umuntu uba mu bintu nkaho ari we wabihanze, you know. So hari abantu rero bitwara nk'abahanze ibintu urumva bya bintu bakabyitwaramo nk'ababihanze nkaho ari urushyi. My brother jya muri history uraza gusanga urumva hari abantu benshi bicaye mu iyo ntebe wicayemo uyu munsi. That is why ufite kuvuga ngo reka nkore remembrance. Sibyo? Reka nkore remembrance. Reka nubake ubundi iyi si man ikintu cyonyine reka iyi moto ibanze hitere ko to disturbing. Urebe muri kamera ariko wihanganiye urumuri bro. Nari mvuze ngo iyi si ikintu cyonyine gifite agaciro cyonyine history. That is why dufite abantu uyu munsi tukivuga tukibuka. It's a history, their history ni history yabo man.
uyu munsi niba udafite amateka wanditse kandi nanone ushobora kwandika amateka aratandukanye bro. Twiyizire nta muntu twari dufokasinzeho urumva twashakaga no kwigarukira turimo twisabira muri make. Dieme uri gusaba uri gusaba no ukuntu byitaho nimba ari ugusaba cyangwa se nimba ari ukugira ute kwakura ukugira ute ariko ikiriho cyo urumva gutabarwa kwawe ntabwo biri ku muntu umwe. Uyu munsi uzi ko hari umuntu ushobora kugusapotinga akagufasha urumva ariko ugasanga yabaye inkomyi y'umugisha nyawe ku buzima bwawe DMS. Uyu munsi nkaba mpari urumva jewe nkwitaho nkufasha ariko uburyo mbikoramo urumva nkibwira ko ari nge kamara ku buzima bwawe, nyamara sinkamenye yuko mpavuye haza undi noneho ukora ibirenze ibyo nakora. You understand? Abantu ariko wagiye babwiza ukuri. Agira ninde wavuze ngo okunirwa n'ijambo wanirwa ari buri bwiye. Ikiza cyacu urumva nawe turi gutunga urutoki ahubwo ni bya bindi bavuga ngo bavuga ibigoramye kara. Come on DMS, urakoze cyane tugwaye ikaze muri studio zabo n'abayo TV Rwanda tugize ngo tuganire. Uri umujene ukeye, umujene ufite mentality, umujene kabisa bigaragara yuko you smart brother. Thank you so much. Twigendere mu kiganiro nyirizina. My introduction. Jewe nitwa DMS Ibisubizo. Umujere w'imyaka itari munsi ya 20, itari na hejuru ya 20. Umva se nubwo nshaka kubivuga byinshi turi gutindira abantu. Umva ikibazo cy'amatsiko. Twagiye ndakubaza ibibazo bitarenze bitatu. Ako by'ibikorokoro ni ibikorokoro niko bavuga bibyibushye. Okay, ikibazo cya mbere ndashaka kureba ureba muri kamera. Icyo uragitsinze. Ikibazo cya kabiri ni irihe kosa uyu munsi umuntu ufite imyaka 75 cyangwa nawe uramutse ugize imyaka 75 ushobora kwicuza cyangwa umuntu ashobora kuzicuza kandi adafite icyo yarikora mu buzima bwe bwose? Come on. Kosa ushobora kuzicuza mu gihe ugeze mu myaka mikuru ukazagicuza iteka ryose. Kosa wararikoze mu myaka yabanje. Nicyo kibazo ushatse kumbaza. Kanekerezeho gatoya. Take the time. Fata umwanya utekereze. Amahitamo mabi. Amahitamo mabi? What do you mean? Amahitamo mabi. Urugero ushatse nk'umugore like ndeka mbamvu igenda ku bagabo, ushatse nk'umugore umukurikiyeho money cyangwa se umukurikiyeho uburanga ariko inside ari umuntu mubi cyane mu mutima yazakugiraho ingaruka in your future. Kuko hari igihe yaza kwangiriza abana, yazajya gusuzugura, yazajya gutesha agaciro nk'umugabo, ugasanga every time uranye nimba ku mutima uvuga ati madamu wanjye ntago anyubaha, madamu wanjye dore abana ko bimeze ntabigisha indangagaciro nzima, madamu wanjye ni indaya arara mu bagabo arara nk'inzoka bugacya. Madamu DMS uretse gato kuki uri kuri kote y'abadamu gusa? Nta mugabo ushobora kuba mubi? Bajije sa mistake ubwo nyine nimvuga umudamu n'umugabo nawe n'abadamu nabo mve ko hari igihe bahitamo gushaka abagabo babi. Wow. That's muri kosa umuntu akora rizamugenda iteka ryose nta mahitamo mabi. Amahitamo mabi arakunda cyane. Okay, icyo kirahise. Ni iki ushobora gukora kiza ugahora uvuga ati ndi umugabo, ndi umuntu w'umugabo? Gukoresha igihe neza. Sure. What do you mean gukoresha igihe neza? Gukora ikintu dutandukanyiriza uburyo ushobora gukoresha igihe neza n'uburyo ushobora gukoresha igihe nabi. Gukoresha igihe neza no gukora ikintu mu gihe cyacyo. Gukoresha igihe nabi no kuvanga ibintu. Gukora ikintu mu gihe kitari cyacyo.
tuvuge nshatse umugore ufite imyaka 18 cyangwa nangiye kunywa itabi nyirunga oya tuvuge kuyo usiyo waruvuze gato umugore ushatse umugore ufite imyaka 18 u Rwanda buretse gato mu minsi yashize icyo kintu bagikomojeho none se ubifitiye ubushobozi I think na ubwo bushobozi ushobora kuba ubifite ariko sinekereza ko mu myaka ya 18 ari cyo gihe kiza cyo kubaka umuryango just niba wenda utaragize amahirwe yo kwiga ukaba waragize amahirwe yo kubona amafaranga utarize ntabwo imyaka 18 aba ari ya myaka utangiye kumenya nyine kuri mukuru just ya myaka yo kwiyumva hari abana bafite imyaka 10 babukira umwana ukiri umwana kabisa bishobora kukwafekta in the future ntabwo bishobora nako birakwafekta kuko iyo ubanye ura n'umuntu cyane igihe kinini cyane biranga bikaba ibindi niho utangira kubona yuko wahisemo nabi Dieveris ngaho gira ijambo ubwira abantu uyu munsi bafite inshingano ndavuga abantu uyu munsi bakuru hanyuma turaza gusoreza ku rungano come on abantu bakuru cyangwa se nushaka uhere ku rungano usoreze ku bantu bakuru awe uko ubishaka kabugusubiza uko wabimbajije abantu bakuru burangenda bakunda cyane abantu bakuru baba bazi ibintu byinshi nta muntu mukuru wabaguha nyuma kera bose babaga bambi tubabaye wakangaye aya manota kandi nge byaragendaga gutya na gutya n'utwamo bose bari abahanga cyane n'umukarani ubona umwana we yatsinze ati we ibingibi njye narabyuzuzaga kandi ntazi yo biva niyo bijya kwiga biravuna ariko ni byiza okay yego turikomeza ikintu navuga ku bantu bakuru buriya baba bafite inshingano zo kwita ku bana niyo nshingano ya mbere ko umuntu mukuru wundi ni kwita ku mwana waba utaramugira ukita ku muryango ufite yaba ari umubyeyi wawe wenda wagize ikibazo cyangwa se umuryango muri rusange no kugirira akamaro igihugu yaba ari mu buryo bw'umutekano mu buryo bwa management y'ibintu runaka just umuntu mukuru nyine aba yarakuze yaramenye byinshi agomba guprovidinga mu bakiri bato kugira ngo nabo bazagera icyo gihe arimo nabo hari icyo bazi bazafasha igihugu ndetse n'umuryango muri rusange bwira urungano dusoze urungano ikintu cya mbere tugomba gukora nanjye kuko mbarimo no gukora cyane tukareka ubunebwe hard working ndetse ikiruta byose tugasenga kuko buriya mbere na mbere abanza Imana ibintu byose abishyizemo Imana it's gonna be okay. Shout out to everyone watching at Nabayo TV Rwanda. Reka tugusaba usezera abantu bari badukurikiye babwire bafyonde kuri subscribe button and then bandike comment hasi batubwire ikintu twazabakora by next time. Okay, thank you so much ku bantu badukurikiye mukore subscribe kuri Nabayo TV Rwanda, mukore share ku ma WhatsApp status, ku ma Instagram, mutera ama comment, mu liking iyi video ndetse n'izindi zatambutse, just munatubwire what's the next iki tuzavugaho ubutaha. Mwakoze cyane, ndabakunda cyane. Shout out to you brother, wakoze cyane. So much, thank you man. Nari guhumugisha kabisa. Okay, asante sana. Bye bye. Bye bye. Go. Okay. Yes, yari umujene DMS rero akaba tumushimiye yakoze kwitabira no kuza kwitabira ubutumire bwa Nabayo TV Rwanda. May God bless him.